ariko turabira imbere kaka niba yagucitse umusonga baje kujya ku bisubizo byawe niyo yagucitse umusonga ibintu biraza amahoro nayazaza abandi bakaza kubwira bati ariko turabira imbere kaka niba yagucitse umusonga baje kujya ku bisubizo byawe yewe umusonga ikize umusonga ikize umusonga inziza ikize umusonga ikize umusonga ikize umusonga ikize umusonga inziza ikize umusonga ikize umusonga ikize umusonga ikize umusonga inziza ikize umusonga ntagira ibintu ari igipindi ahubwo tuvuga imana ishobora bingahe uko amazi umubwire ngo kuko umwami imana azantabara nagiye ntabwo ndakabati arambarize gakeya ngo hari abantu barimo kujya impaka ngo ni njyewe imana yakize sida mubwire ngo niwe ninjye ugiye gutuma mpindura icyigisho kandi ntabwo ari ingingo ya mubwongera umukomande umubwire ngo niwe nawe imana iguhindurira amateka muri iki giterane mu izina aho uri wose udukurikiranye waba uri mu Bufaransa waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika nawe gukurira nk'igitabo cy'uburwayi mu izina mukomande umubwire ngo karabaye umubwire ngo karabaye kubera icyo kibazo bambajije mwongorera umubwire ngo kuko umwami imana azantabara mubwire ngo nicyo gituma ntagira gute hari abantu bizeye gutabarwa n'imana ngo muzamure cyane haleluya yesu mwami kuko umwami imana azagira ati ntabwo ari we wenyine n'ibipapuro byo kwa muganga ndabifite ariko si ibyo ngibyo nshaka kubabwira abantu bakundikiza umusonga muzamure imbere yesu we reka maze ndeba ahantu izuba ritarimo yesu nashakaye imana ifite n'izabiriza yesu yongera disi nanjye ndabakunda imana ibahereza umugisha kandi umugisha imana mu rusange no mu rugo no mu masafuriya no mu bitanda nk'ukuntu ijambo ry'imana rivuze igitabo cya mbere cya Samweli vango kagira inkuru ibice byaho ni 11 noneho no ku murongo waho wa 13 vuga ngo iyo nkuru iraryoshye ukuntu havuze ariko Sawuli aravuga ati nta muntu uri bwicwe uyu munsi mukomanje umubwire ngo nta muntu uri bwicwe imana igize imbabazi ku muntu wese nta muntu uri bugiye gute uri bwicwe nta muntu uri bwicwe ryari
yaba inzoga yaba umujura Imana iravuze ngo nta muntu uri bwicwe. Sibwire nka batatu ngo Imana igize imbabazi. Ngo kuko uyu munsi watumvise ngo kuko uyu munsi ku cyumweru ku itariki 7 ngo kagira inkuru Uwiteka yarokoye Abisiraheli. Uwiteka yarokoye abantu ba Nyagahanga muri uyu mudugudu witwa ngo icyarya n'uyu mudugudu witwa Nyagahanga. Nubwo mwawutezeho agahanga ikitwa Nyagahanga ariko Imana irokoye abantu ba Nyagahanga. Wongera umubwire ngo Imana iravuze ngo nta muntu uri bupfire munsi. Navuze ngo amen kandi wavuze ngo amen. Iki ni igihe abisi bagombaga gupfa, abantu b'Isiraheli bagombaga gupfa, ariko Samweli aravuga ati Imana itanze ihumure none kandi yari umwami rata yagomba kuvuga ngo bose nibapfe, ariko aravuga ngo uyu munsi nta muntu uri bugiye gute, nta muntu uri gupfa ryari uyu munsi, kuko Uwiteka atanze ijambo ry'ihumure. Nimuvuze ngo amen kandi mwavuze ngo amen. Kuri bavuze bambonye uyu munsi iki ni igikarita cy'abarwayi ba sida. Wakibonye nuza we wari urimo kubaza. Iki ngiki cyaturutse mu mashini yo mu rwego rw'igihugu muri tarake cyemezaga ko ndwaye iki sida. Nagira ngo mwigereke nuze washidikanyaga. Iki ngiki iyi ni imari di. Iki nacyo bakimaye ku itariki 15. Imana nyije sida ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 muri 2007 ivuga ngo sawa. Nanjye mpita numva ibintu biraryoshye. Njya kwipimisha muri Province San Francisco mu Gatsata uvuga ngo kagira inkuru ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2 2008. Barebye mu basirikare basanga ni sava, barebye kuri sida VH basanga ntayirimo nikuramo, barebye na mburugu basanga nikuramo. Eba nuza we no kwambara ingutiya nikura, mbanuza we n'inzara nikura, mbanuza we data we mana nyirabo na sida nikura. Yesu imyaku nikura, kuryama ku rutego amahango y'imiyenzi nikura. Yesu mwami ukamanya umubwirango byose nikura. Ngo nyine byose birakubifata izo kugira ngo igiterane yagize Imana irakora cyangwa ntikora. Reka nkubwire akantu gakomeye cyane. Haleluya, amen. Umuntu w'iwacu kurisha yigeze kumbwira, arandeba aranyitegereza arangira arambwira ngo ariko sha ni ubu urebye ubona uzikamira n'ahimbwa ngo yikira. Ndashaka kubabaza mwabarokore, nibwo nawe udakijijwe wajya mu giterane cy'abarokore, imbwa yakamwa menshi wayanywa, yakamwa amajerekani 10 wayanywa. Mana nyagasani we, ndavuga ngo uyu muntu arampamishe, ariko ngarutse inyuma gatoya avuga ngo rata sawa. Nibuka ko yimbwa ntawe wagira gute ntawe wayanywa. Ndangije ndamubwira nari kuza ukuntu uzi kwitegereza koko, urarebye ugize iyerekwa usanze yimbwa nta kintu yamarira, none nsigaye nywa ku kivuguto nkagishyira imbere y'imbavu, ikivuguto cy'inka nkanywa n'inshyushyu, nsigaye nywa na yawurute. Kubera ko Imana iba yahinduye iki amateka. Imana ni guhindurira amateka ibintu bizasobanuka. Mwavuze ngo amen kandi mwavuze ngo amen. Tumaze gusanga iyi Imana ari inyembabazi kandi ishobora bingahe byose. Mwavuze ngo amina. Undi umwe arandeba aranyitegereza nambaye ingutiya arambwira ati sha uzapfa naho ugeze. Nanjye koko ndebye nsanga ibyo mbwiye ni ukuri, kandi nari mbyaye 3 nsanga ntaho nzagera. Ndangije ndagaruka ndavuga ni koko umaze gusanga ko nta hantu uzangeza, ariko Imana izahangeza.
niyo mpamvu n'ubu ndimo nitegura kubyuka ngenda njya hakurya bango ni Tanzania. Wayikomeye amashyi y'Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa. Navuze ngo amen. Ndashaka gusengana n'abantu bashaka kujya muri korali nshyashya yitwa Ikiza Umusonga. Nta bindi bintu byinshi. Imana ikiza iki? Muzabanze ngo Imana ikiza n'umusonga mbega uzemo. Barahari bashaka kuyijyamo? Muzamure turebe. Mana mukomere Imana amashyi. Mukomere Imana amashyi. Yesu umwami we. Iyi korali ivangira ryoshye we. Korali yitwa ngo iki? Barimo batambuka rero. Amen. Barimo batambuka. Nibahaguruke bazamuye mu. Wigire hirya tugiye kuririmba. Wigire hirya tugiye kuririmba. Amen. Imana ishobora bingahe? Imana ishobora kuringahe? Iyo korali irimo abantu bo guhera ku myaka 15 kuzamura. Ubwo aba 14 mwihangane muzajye muyabana, aba 12 mujye muyabana, guhera kuri 15 kuzamura kugeza kuri 80. Umuntu bazakorera Imana ajye muri iyo korali mu izina rya nde? Arahari? Bitamo ikiririmbo duhita tukiririmbana nta bintu byinshi. Amen. Data we ndashyira n'ije Mana. Oya. Ntabwo ari iyo. Oya. ahubwo umuntu urimo gushyiramo iziko ndimo zose nzibumvishije zose nzibumvishije urimo kugenda ushyiramo ariko ntacyo bitwaye. Ikigeragezo kitari n'umuvumo kizagenda ikigeragezo kitari n'umuvumo kizagenda imigisha ibyo bavuze byose ibihindura umugisha ibyo bavuze byose ibihindura umugisha. Ikigeragezo kitari n'umuvumo kizagenda ikigeragezo kitari n'umuvumo kizagenda imigisha irarangiye irarangiye. Ndashaka gusengana na ba bantu bumva bashaka kujya muri iyo korali mvuga ngo amen. Ya yindi yitwa ya yindi ya mbere ya yindi yitwa abakurikiye Yesu nihagarara ahangaha kuko ubugiye guhita ibona barumuna bayo nibashaka bazajyemo ntacyo bitwaye. Abakurikiye Yesu muhagarare hariya. Amen. Abana bave mu nzira hagaragare korali yonyine. Amen. Abandi ndabona hari batashye. Abakurikiye Yesu mugire imbazi uko mbabone vuba vuba. Amen. 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 Haleluya. Muranezerewe cyangwa ntabwo munezerewe? None wamuzenezerewe nimuzamure cyane haleluya numve. Noneho musa n'abigira inyuma gatoya.
tugiye gushinga indi ya barumuna banyu yitwa Imana ikiza iki? Amen. Abashaka kujya muri iyo korari, abashaka kujya muri iyo korari, muzamure amaboko. Imana ishimwe. Tambuka uza ahangaha. Niba bakeya ndabashyira muri iyi ngiyi, haricyo bitwaye. Ngwino hano. Niba bakeya ndabashyiramo ahangaha, ntacyo bitwaye. Muzabigisha nabo bazacamo mu izina rya nde? Rya Yesu. Umuntu ushaka kujya muri korari, ushaka gukizwa ari Imana Nyagasani, ureba nawe araje. Imana iguhereze umugisha. Imana iguhe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha. Nawe tambuka nta soni bikojeje. Nta soni bigize gute? Bikojeje. Haleluya. Imana Yobu yaravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo, kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Kujijuka. Nawe rero tambuka niba ushaka ko tugusengera ugakora umurimo w'iki? W'Imana. Iyi ni poromosiyo Imana igize gute? Itanze. Niba ari abangaba batatu ndabashyira muri abangaba. Hari icyo bitwaye rata? Namwe muremera kujyamo? Niba haza n'abandi babiri bakaba batanu nabo ndabashyiramo, ntacyo bitwaye. Ndashaka ko turirimba niba nta wundi. Hari undi ushaka kujyamo? Nawe. Imana ishimwe. Muzamure ibiganza byanyu muvuge ngo Mwami Yesu, uhereye aka kanya turakwakiriye ngo tubere umwami n'umukiza. Mwami Yesu, dufata ukuboko udukomeze, uturinde n'amajwi yose adusubiza inyuma, natwe tugukorera umurimo mu izina rya Yesu. Amena. Nanjye reka mbasengere mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, izina rifite ubudahangarwa, ndagushimye kuko uri umwami w'amahoro. Aba bantu nanjye ndabejeje mu buryo bw'umwuka, nubababarire byose, ibyaha byose bakoze, ubagirire neza, nabo bagukorera umurimo mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibari mujye muri korari ahangaha, nta kintu bitwara, ntacyo bitwara. Nibarakire mu izina rya Yesu. Amen. Muvuge ngo amen. Kandi nimuvuge ngo amen. Kandi nimuvuge ngo amen. Kandi nimuvuge ngo amen. Abantu bemera ko ishobora byose muzamure cyane. Haleluya. Eric niyigire hino. Eric wo muri iyi korari, perezida w'iyi korari ni uwuhe? Aha. Muvuge ngo amen. Kandi nimuvuge ngo amen. Kandi nimuvuge ngo amen. Imana irakora cyangwa ntikora? Irakora cyangwa ntikora? Vuga ngo ibintu birakomeye rero. Ibintu bigize gute? Birakomeye. Amen. Iyi korari ubushize nagiye ahantu nashinze indi yitwa Tubwamamaze, masanga korari harimo abantu babyaye binjiyemo barabyara, nza mbazaniye ibihembo, nambika impinja, nzana n'amasabune ameze neza yo kugira ngo bazajye boza abana n'ibigoma, ndabambika mu izina rya nde? Kandi nimuvuge ngo amen. Mwarimu n'amajoro nigire hino, na perezida w'iyi korari, na perezida wa korari nkuru nawe yigire hino. Amen. Kandi nimuvuge ngo amen. Uyu muhungu Eric igira hino, mu myenda nazanye ngomba kujyana Tanzania. Yego, mfitemo ishati nziza nakundaga abantu bose bakunda, n'umuterankunga wanjye wo hanze arayikunda. Ni ishati nziza y'igitenge isobanutse. Banga isobanutse. Niyo nakundaga gukorana ku binyamakuru. Yego, ku macano niyo nakundaga gukoresha. Iyo shati ndayigusigira, uzajya uyambara ukora umurimo w'iki? W'Imana. Kandi nimuvuge ngo amen. Ubwo njyewe ishati yo hejuru sinyitanze, ndashaka abantu bamfasha tugahita tumwambika n'ipantaro. Vanga isobanutse. Nta bindi bintu byinshi, vuga ngo ni Eric. Nabonye ukuntu akubita ingoma, none uyu mutipe nawe akajya azamuka, vuga ngo sawa, akavugana kabisa. Ibi bintu birashoboka. Navuze ngo amen. Kandi mwavuze bari mu bantu bazagira gute? Bazabatizwa.
agomba kuzaba yambaye neza. Ndashaka rero guhera kuri majoro na mwarimu na perezida nawe atanze ipantaro komera Imana amashyi uvuge ngo amen. Amen. Nanjye ndi umunzagira nanjye nzagura indi shati nawe nzagura indi ki kandi nimuvuge ngo amen. Ndashaka abantu babiri bagiye kuma amasengero aho ngaho bo barayamatanye isengero yayindi y'igihumbi muhita muyimereza aho ngaho mu bantu bagiye bakunda Imana. Isengero za zindi z'imbere zimwe nziza, ishati zibaye ebyiri zigomba no kuba amasengero angahe? 2. Yahageze uwa mbere azazana isengero imukomere Imana amashyi kugira ngo ibintu bibaye sawa. Nawamuhaye indi sengero imukomere Imana amashyi. Bitwango n'abazazana indi sengero zibaye zingahe? 3. Ngo sawa. Arasigaye hari ababonetse ishati yayimwemereye ishati. Ubwo zibaye ishati zingahe? 3. Komera Imana amashyi menshi cyane. Afite ipantaro agomba kuzayima mu izina rya nde? Ubwo zibaye zingahe Santari we? Zibaye zingahe? Ipantaro zibaye ebyiri. Ipantaro zibaye ebyiri. Nawe uragira itise. Abantu mwese mumwitangiye muzana mbasabire umugisha. Abantu mwese mumwitangiye muzana mbasabire umugisha. Hari umwemereye itise, hari umwemereye isengeri, muze mbasabire iki? Nuko nguko mbayeho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Itise, uwavuze itise ndashaka kumubona. Ni itise y'ipantaro, ni itise rya mu bitambaro, ni itise y'ipantaro, ni ipantaro y'itise. rero nagize ngo ni itise nzayidoda ubwo nzamafaranga ahwanye no kudoda itise. Banga ibintu byahindutse. Ibintu byagize gute? Amen. Ugomba kuzajya kubatizwa wambaye neza. Umuti w'iki? Mureke kugenda ndabanza mbasengere mu izina rya nde? Amavuta yo kuzajya yisiga marayika isigaye igura 700 barayizamuye mwana. Ntari bintu icupa zajya ukisiga tu papa. Kandi ibintu biraryoshye. Uwiteka Mana yacu, Mana ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Mana itabura kugenda bayo, ndagushimye ku bw'aka kanya. Mushimiye ko wambitse Rike, ukaba umwambitse ipantaro itari imwe, ukamwambika amashati, ukamwambika amasengeri, ndetse mwagora ku ngoma Imana n'amavuta yo kwisiga. Aya mavuta azayasiga inyuma ku mubiri, naho uzumusiga amavuta yo ku mutima mu izina rya Yesu Kristo. Kandi aba bantu bitange
kugira ngo yambare, nubaha umugisha, nubagirire neza, imbaraga zawe nizibabeho, aho bakuye nubakubira inshuro zisaga 1000 mu izina. Tugukomeye amashyi tugushimira tumukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro nibahereze iki? umugisha. Ujye kwicara. Mwumva mwese mwizi nta bintu byinshi. Nta bintu byinshi. Bavuze ngo amen. Urashaka indi ndirimbo? Urashaka indi ndirimbo? Umuntu wayishaka muzamure ndebe. Kameramani, kanda muri ako kantu k'umutuku wicaraho.